Iyi ni Klaus United gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Kuri uyu wa gatanu Minisitiri Nyirasafari Esperance yavuze ko abagabo batera inda abangavu bahombye umuryango nyarwanda n'igihugu muri rusange ubwo yatangizaga amahugurwa yateguwe n'Itorero ry'abangilikani mu Rwanda agamije gukumira inda ziterwa abangavu. Nk'igihugu turahahombera, nk'umuryango nyarwanda turahahombera, akaba ariyo mpamvu rero dushaka ko bicika. Abanyeshuri biga mu ishuri ry'imideli mu Rwanda baratangaza ko biteguye guhangana ku isoko ry'umurimo ndetse no kongera ubudasa bw'imideli ikorerwa mu gihugu. Umuryango w'abibumbye uratangaza ko abantu basaga miliyoni bo mu gihugu cya Yemen bugarijwe n'icyorezo cya Korera bitewe n'ibihe by'intambara igihugu kivuyemo. Na Amakuru ya Klaus TV mugiye kugezweho nanjye Tasiye Biziyaremye ku bufatanye na Infinix. Infinix, the future is now. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Nyirasafari Esperance yasabye ababyeyi kudatererana abangavu batewe inda zitateganyijwe ubwo yatangizaga amahugurwa agamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina yateguwe n'Itorero ry'abangilikani mu Rwanda kuri uyu wa gatanu. Minisitiri Nyirasafari Esperance avuga ko imibare y'abangavu batwara inda ikomeje kwiyongera, hakaba hakenewe uruhare rw'amadini n'amatorero yo mu Rwanda hagamijwe kugira imiryango izira ikibi. Nkuko hagaragaye ababyeyi batoteza abana babo mu gihe batewe inda zitateganyijwe ndetse n'ababyeyi b'abagore bakabigenderamo bazira abana babo, Minisitiri ufite umuryango mu nshingano avuga ko iyi myumvire ikwiriye guhinduka ahubwo bagashaka uburyo bafatanya mu kubungabunga ubuzima bw'uwo mwana. Guverinoma y'u Rwanda ikomeza ivuga ko izakomeza gushyiraho amategeko akarishya hana abagabo bangiza ubuzima bw'abangavu, gusa abanyarwanda bakaba badakwiriye guhishira abanyamakosa ndetse n'amatorero agafasha leta gukumira ibibazo nk'ibi. Ariko nanone ntabwo twakwishimira ngo turahana, ahubwo dukumire. Gukumira ni ikintu cy'ingenzi, ari nacyo Itorero ry'abangilikani n'abandi dufatanya tugomba kwibandaho cyane, tugakumira. Ariko noneho n'ibibazo byaba no guhana bikaza. Ubu rero gukumira amatorero arabishoboye, azabidufashamo cyane kugira ngo dukumire niyo mibare igenda igabanuka kandi tuzabishobora. Umushumba w'Itorero ry'abangilikani mu Rwanda Onesphore Rwaje avuga ko itorero rihangayikishijwe cyane n'abana babyara abandi kandi n'imiryango yabo itishoboye, bityo bigatuma abo bana bahura n'ibibazo byinshi bishingiye ku buzima bubi. Bona umwana byara undi mwana ninde ugiye kurera undi, bizanye hanyuma mu babyeyi bongereye noneho ibibazo by'ubukungu abantu bafite mu miryango yabo bigiye kugenda bite. Twero icyo dukora nk'itorero nkuko minisitiri amaze kwivuga ni ukurinda kwa kundi kuruta kuvura ndetse kuruta no guhana. mu byirinde mwababyeyi mwe mugirane ibiganiro n'abana banyu, mwabana mwe mugire igihe gihagije cyo kumva ababyeyi, kandi dushishikariza ababyeyi mu miryango, abapapa n'abamama kugira rwose ngo baganize abana babo mu birebana n'imyororokere y'ibitsina. Archbishop Onesphore Rwaje akomeza avuga ko Itorero ry'abangilikani mu Rwanda rifite umukoro ukomeye cyane wo gukumira, ariko agashishikariza imiryango ifite abana bahuye n'ibibazo byo guterwa inda gukomeza kubafasha nk'abandi bana, ibi bikabarinda guhungabana. Niba umwana ahuye n'iyo mpanuka, reka nyita impanuka, agasama abyaye undi, bombi mubiteho n'abana banyu. Mu bushakashatsi bwakozwe n'impuzamiryango y'amashyirahamwe yita ku burenganzira bwa muntu CRADO mu mwaka wa 2016 bwagaragaje ko abana 818 bari munsi y'imyaka 18 batewe inda n'abantu bakuru bafitanye isano, mu gihe mije profe yo igaragaza ko abana basaga 17,000 bari hagati y'imyaka 16 na 19 batewe inda zitateguwe ndetse bibagiraho ingaruka zo kuva mu mashuri. Amahugurwa yateguwe n'Itorero ry'abangilikani mu Rwanda agamije gukumira inda ziterwa abangavu yitabiriwe n'abakuru b'amatorero, abapasteri, ababyeyi bahuriye mu ihuriro ry'abamama n'abapapa bizwi nka Mothers Union ndetse na Fathers Union mu ndimi z'amahanga, abahagarariye imishinga ikorana n'abana ndetse n'abangavu basengera muri iri torero ry'abangilikani mu Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amasomo y'ubumenyingiro WD cyatangije ishuri ryigisha imideli mu rwego rwo kongera agaciro k'ibikorerwa mu Rwanda ndetse no kugabanya igipimo cy'imideli yatumizwaga hanze. Ubusanzwe mu Rwanda nta shuri ry'imideli ryihariye ryahabaga, ibi bigatuma abanyarwanda bakunda imideli bayitumiza hanze ku buryo buhenze, bityo bigatuma yambarwa n'ibyamamare gusa.
Mukeshimana Mignon umunyeshuri mu ishuri ry'imideri Rwanda Fashion Design Institute avuga ko mbere yo gukora imideri babanza kuyishushanya kugira ngo barebe niba abanyarwanda bazambara bakaberwa. Urabanza ugashushanya uwo muntu uri bwambike umwenda, wamara kumushushanya weho ugahimba modeli uri umwambike ukabona berewe, warangiza wa mwenda ukawukuramo ukawushyira ku ruhande, warangiza noneho ukareba ese uyu mwenda uzava mu yihe tisi imeze gute, nayo ukaba wayishyira ku ruhande. Ubwo ntabwo tubyihererana hagati yacu, turerekana akaboko ati yenda akagakosoreho gatoya. Dufite mwarimu wacu wabyize cyane, nawe akadufasha, nyuma hakazavamo umwenda ufatika kandi. Abanyeshuri biga mu ishuri ry'imideri bavuga ko bafashanya bagamije kungurana ibitekerezo bakunganirwa n'umwarimu wabo. Abdul Jabbar avuga ko kuba babaye abanyeshuri ba mbere bize imideri mu Rwanda bizabaha amahirwe yo gukomeza kwiga ndetse no kubona imirimo ku buryo bworoshye. Design nkuko ari abambere, turi abambere hano, WDA ikabizana ikabishira hanze, tukaba turi promotion ya mbere, tuzaba turi promoted cyane kubera ko government izabituzi, WDA izaduha promotion. Nago bizarangira hano uko mbikeka, bizaba biri even international, kuko wenda dushaka kurangiza hano n'undi mugenzi wanjye yarangiza hano akabona bourse ijya hanze. Amani Kalisa umwarimu mu ishuri ry'imideri mu Rwanda avuga ko aya masomo batanga azatuma abanyarwanda bambara imyenda igezweho yakozwe n'abanyarwanda kandi igashushanywa n'abanyarwanda. Kera twajyaga muri Afrika y'Epfo tukagenda n'ahandi, abandi ukabona ko bambara imyenda yabo bakishima cyane, bari proud kwambara ibyo bakoze. Ubwo natwe mu Rwanda turabona ko ibi bintu bizadufasha, tugomba kuba turi fiere cyane kwambara amaproduits zacu. Ni mu gihe Minisiteri y'Uburezi ivuga ko ifite gahunda yo kongera imibare y'abiga amasomo y'ubumenyingiro ku buryo bazagera kuri 60% y'abanyeshuri bose barangije icyiciro rusange ivuye kuri 46.4%. Nyamara abiga imideri mu Rwanda baracyari bake cyane ku buryo bigoye guhaza isoko ry'u Rwanda, mu gihe leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo guca burundu imyenda yacagwa mu rwego rwo guha agaciro ibikorerwa mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda iratangaza ko igiye gutangiza ishuri ryigisha gutwara indege nini ku buryo mu myaka 5 iri imbere u Rwanda ruzaba rufite abapiloti 200. Umunyabanga muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ushinzwe gutwara abantu n'ibintu Jean Dodier Uwihanganye yavuze ko mu ntangiriro z'umwaka wa 2018 hazatangira ishuri rizajya ryigisha abanyarwanda gutwara indege nini gusa, bakazatangirira ku bapiloti basanzwe, nyuma bakazigisha abakanishi ndetse n'abazikoramo. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko umubare w'abanyarwanda batwara indege ukiri muto cyane ugereranyije n'uwifuzwa, aho kugeza ubu sosiyete ya Rwanda ifite abapiloti 150, 25 muri bo bakaba ari abanyarwanda 2 gusa akaba ari bo bari ku rwego ruhanitse rwa captain. Kugeza ubu Rwanda rufite indege nini 12 zijya mu byerekezo birenga 25, hakaba hari gahunda yo kongera indege nto nini ku buryo zizajya zibasha kuzenguruka mu gihugu hose ndetse no mu byerekezo bisaga 40 byo hirya no hino ku isi. Ibi biteganyijwe nyuma yuko kuri uyu wa kane abapiloti 11 bahawe impamyabumenyi z'amasomo bari bamazemo umwaka n'amezi 5 bitoza gutwara indege za kajugujugu. Abaturage ba Bweramana barishimira ibikorwa bagejejweho na VUP Murenge binyuze mu kazi bahawe, bityo izamura ubuzima bwabo ndetse ibasigira n'ibikorwa remezo bigezweho. Ibikorwa byose byakozwe mu Murenge wa Bweramana ho mu karere ka Ruhango bifite agaciro ka miliyoni 118 z'amafaranga y'u Rwanda. Imihanda y'ibirometero 15 yakozwe mu tugari tugize uyu murenge yoroheje ubuhahirane mu baturage bahatuye ndetse abatishoboye babona akazi. Ubwo batahaga ibikorwa byakozwe muri gahunda ya VUP Murenge, abaturage bo murenge wa Bweramana bavuze ko bishimira iterambere bamaze kugeraho, bakaba batagihura n'imbogamizi zo kubura aho banyura bitewe n'imihanda n'ibiraro byubatswe mu murenge wabo. Habimana Felicien umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bweramana avuga ko bafashe ingamba zo kongera ibikorwa remezo muri aka gace, bakaba bagiye no kugeza umuriro w'amashanyarazi aho batarawugeza. Gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 igaragaza ko muri gahunda ya VUP hagiye kuvugururwa uburyo bwari busanzwe butangwamo imirimo ikorwa muri iyi gahunda, maze ikorwa cyane mu bice bikunze guhura n'amapfa ndetse n'ibiza. Life is a journey. Every day, I'm constantly searching for the beauty in life.
capturing amazing moments beyond expectation. Those are always the best moments in life, and that's what keeps me going. Stay true to yourself with the all-new Infinix 05. Infinix, the future is now. Mwiriwe, amazina yanjye ni Iza. Nkaba nifuza kubabwira ibyiza by'iyi serivisi nshyashya igufasha kwivuza hamwe n'abaganga ndetse n'abaforomo b'inzobere ku mafaranga 500 gusa. Nibyo, kwivuza ukoresheje ikoranabuhanga natwe byatugezeho. Biroroshye kwiyandikisha. Kanda akanyenyeri 811 akadirishya kuri telefone yawe. Ukurikiza amabwiriza. Bona uburyo bwo kwivuza aho waba uri hose utavuye iwawe cyangwa mu kazi. Kwivuza byorohejwe kanda akanyenyeri 811 akadirishya babo. Serivisi zo kwivuza ukoresheje ikoranabuhanga abanyarwanda bose. Hamagara 8111 ku bindi bisobanuro. Muri aya makuru kandi tubafitiye inkuru y'amashusho avuga ibafasha kumenya ibyiza bitatse u Rwanda birimo ingagi ziba mu birunga zahuruje amahanga yose ndetse zikinjiza akayabo k'amadolari. Abaturage basaga 22,000 bo mu gihugu cya Yemen bamaze kwicwa n'icyorezo cyakorera kuva mu kwezi kwa Mata uyu mwaka 2017. Iki cyorezo kikaba gikomeje gukwirakwira mu gihugu hose. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rivuga ko iyi ndwara imaze kugera ku basaga miliyoni batuye mu gihugu cya Yemen, bose bakaba bari mu bitaro. Gusa uyu muryango uvuga ko abenshi mu bazahajwe n'iki cyorezo batigeze bakingirwa. Ubu turabona igituma iki cyorezo gikwirakwira. Kubera iki? Kubera ko abana batigeze bakingirwa kandi turashaka ko ari byo bikurikira.
Gusa iki cyorezo cyakorera muri aka gace giterwa no gukoresha amazi mabi ndetse n'umwanda bitewe n'ibibazo by'intambara byayogoje iki gihugu cya Yemen. Kuri ubu imiryango itabara imbabare yatangiye kugeza ibyo kurya bifite intungamubiri mu nkambi za Yemen mu rwego rwo kurokora no gufasha abananiwe kurya ibiryo bisanzwe. Umuryango w'abibumbye uvuga ko bigoye gufasha abaturage bagera kuri miliyoni 22 batuye mu gihugu cya Yemen, cyane ko n'ibicuruzwa nk'imbuto byahanitse ibiciro. Ibiciro byarazamutse cyane bikaba bigoye abaturage. Ibicuruzwa byinshi ntibishobora kugera ku isoko bitewe n'imisoro yazamutse ku byambu no ku bibuga by'indege. Ku rundi ruhande nta mafaranga ahagije dufite. Sinzi ukuntu abaturage b'igihugu cyose bazabaho. Intambara yo mu gihugu cya Yemen yashenye ibikorwa remezo by'amazi, inzu, amashanyarazi n'ibindi. Bamwe mu baturage b'igihugu cya Yemen bakoresha amazi mabi cyane ndetse bakarya indyo ituzuye, ibi bigatuma ubuzima bwabo burushaho kuzahara mu gihe batabona n'imbuto zo kugaburira abarwayi bakorera. Inshuti bakunzi ba Cross Unite, dore ingingo z'ingenzi twibanzeho muri aya makuru ku bufatanye na Infinix. Infinix, the future is now. Kuri uyu wa gatanu, Minisitiri Nyirasafari Esperance yavuze ko abagabo batera inda abangavu bahombye umuryango nyarwanda n'igihugu muri rusange ubwo yatangizaga amahugurwa yateguwe n'Itorero ry'abangilikani mu Rwanda agamije gukumira inda ziterwa abangavu. Nk'igihugu turahahombera, nk'umuryango nyarwanda turahahombera, akaba ariyo mpamvu rero dushaka ko bicika. Abanyeshuri biga mu ishuri ry'imideli mu Rwanda baratangaza ko biteguye guhangana ku isoko ry'umurimo ndetse no kongera ubudasa bw'imideli ikorerwa mu gihugu. Umuryango w'abibumbye uratangaza ko abantu basaga miliyoni bo mu gihugu cya Yemen bugarijwe n'icyorezo cya Korera bitewe n'ibihe by'intambara igihugu kivuyemo.